Hello, we back again. This is the BUZZER Pod episode ya kanga ya 21. Yakuri 22. 21. 21. Yeah. No, 22. Ya uko mubizi turi mu minsi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda. Ya man rero ari abafamiye ya basket rero tuba tugomba kwibuka nk'ibisanzwe. Koko ari abanyamuryango ba basket bagize jenoside yakorewe abatutsi. Ndumva wa mugani twa Shara kuri Moses muri federation. Ari liste yamaye byiza yuko tuba kwifatanya n'imiryango yabo asanga arimo umuntu w'umuryango uri kutwumva yego bijya tumwereka yuko turi kumwe nawe kandi mu bihe bikomeye arimo natwe tuba tugomba kwifatanya nawe nk'abasportif. Reka twibuke rero reka twibuke na Rogera Emmanuel witwaga Gisembe yakinaga muri Espoir. Twibuke Rugamba Gustave yari mu bitsi w'ikipe ya Espoir. Rutagengwa Maina Aimable nawe muri Espoir na UNR. Rubingisa Emmanuel bitaga Mbigisa. Twibuke nanone Kabeho Augustin bitaga Tutu kinaga muri Espoir nawe. Munyaneza Olivier bitaga Toto kinaga muri Espoir nawe. Twibuke Nyirinkwaya Damien umutoza wa Espoir. Hanyuma Mutiji Matheogene bitaga Biyanga muri Espoir. Twibuke Murenzi Jean Marie Vianney wa Espoir. Twibuke Hitimana Nice wa Espoir toujours. Twibuke Mukotanyi Desire wa Espoir. Twibuke Twagiramungu Felix bitaga Rukokoma wa Espoir. Twibuke nanone Mutaremara Vedaste muri Espoir. Rutagengwa Jean Bosco Espoir. Kamanzi bitaga Major ayo muri Espoir. Hanyuma na Munyaneza Raymond muri Espoir. Turibuka Gatera Yves wa Espoir. Kabariza Raymond membre fondateur wa Espoir. Florence bitaga Kadubiri wa Minitrap BBC. Esperance Nyarugenge wa Nyarugenge na Minitrap BBC. Turibuka kandi Gasengayire Emma kinaga muri UNR. Twibuka Mugabo Jean Baptiste kinaga mu Nkuba Basketball Club na Okapi BBC. Rutabana wakinaga mu Nkuba na Okapi. Na Kigenza Emmanuel kinaga mu Nkuba na Terror Basketball Club. Turakomeza kwibuka Christian wakinaga Inkuba BBC. Rutare Pierre president w'Inkuba BBC. Shimayezu Esdras wa UNR. Nzamwita Tarsis wa Minigist BBC. Sibo Inore wa Minigist BBC na Masabo w'Inkuba BBC. For now in your list y'abanyamuryango ba basket bagize bamaze kumenyekana. Nanjye rero shara kuri nanjye ari mu nyamuryango kandi urukomeye. Personally yari n'umufamilier yitwaga Sarasajya Innocent nawe yari umumambre wa Espoir. Yarishwe na famille yose ariko hasigaye umuhungu umwe. Shout out kuri Vanda Barasa. Just know that we are here with you kabisa and love you. Ikivi cyabo tuzacyusa nk'ibisanzwe. Just know that in this podcast by'umwihariko nkanjye nka bro. We are together. Shout out Ndabarasa Ivan. We sending love. Ndabarasa Ivan. Muri bikomeye turi. Bon ngaho nyine man kigiye nyine abasportif nyine kiza nuko tuba turi abasportif. Ntago bintu twumva yuko byakagombye kuba muri mu muryango wa sportif. Ntago bizongera kuba. It's a never again situation. Abasportif rero kwirinda nyine ayo ideology yose kandi kwanza nko muri sport ndumva bitakagombye kuba. I don't think ko bihari. Abantu bahantu bafite mentality ngizo you guys your toxicity naho mwayishira rwose. You are ruining yourselves, you are tormenting your souls. So abedi nimbura mu sportif ka bafite n'ibyo bitekerezo menye ko ibyo bitekerezo biri anti sportif. Uwo muntu abari loso nagubwa bitekerezo bya rwose biri anti sportif nimba ari ukundi kuntu urumva ni contradiction en fait. Yego
yamana rero imiryango yose y'ababasketeri abo tutabeshoninze just know the buzzer powder with turi you kumwe namwe kabisa yego and komeze kwihangana muri bino bihe turimo n'abanyarwanda muri rusange cyane cyane yaman kandi dukomeza kwihanganisha babuza babo muri jenoside yakorewe abatutsi dukomeza twibuka tuniyubaka yego remember renew and for deniers you guys mva nta n'ikintu mufite kabisa muri perdi no for deniers no those guys are lost souls kabisa no seriously ariko hanini reka nk'abantu muri ino generation yanjye like we don't have ntabwo wakagombye kuba ugitekereza uriya nk'ababyeyi bacu ari ukuntu bo kaba kakiri ariko nkatwe muri generation yanjye navutse imyaka 2 nyuma ya jenoside ariko uri post genocide post genocide ariko ntabwo bivuze ko yewe nanjye was affected muri generation I was affected kandi direct muri ku mubyeyi wanjye biri direct kandi nta kindi kintu ntabwo yishwe muri jenoside ariko yishwe na nanuze na ideology urumva rero nk'ababyeyi bacu Paul mon frère ahubwo sinzi nabyataye ni bon nyine icyo umuntu arimo kurwana umva ideology aka kanya ni nicyo kibi yego kandi ideology izamuka niyo irihuta cyane kurusha na action gusa nyine icyo niyo mbi cyane niyo nk'umuntu nyine muri ino generation yanjye byaba byose nta yakuze ari politike nzima ntabwo yakagombye kuba atekereza mu bintu nyine nk'uburyo ababyeyi bavutse muri 1950 batekereza ariko reka mubwize ukuri ari abantu baba post genocide urumva bagifite iyo mentality barahari cyane yakaba ari agahinda kubera yuko barahari cyane noneho sinyeka nta privilege nayo nabona ngo n'ubukungu bimeze gutya na gutya de comme de mal abantu baba hanze urumva nibo babashira mu byo bo baranga urumva agatangira kureba yarebaga gutya nawe agatangira kura muri ya perspective yaba ari abantu baba hanze baba batangiye nimbagiye rwose tungana cyangwa nkuruta kumva gifite ideologie genocide uzahana igihugu cyacu byakigejeje like you are not ntabwo uri seri mu buzima bwawe nta nubwo aho ufite uranarwaye nimba waravutse nimba nkuruta ngewe navutse mfite bientôt ufite mental issue kabisa urumva nimba ugitekereza muri ibyo bintu ufite mental issues uzahana igihugu cyacu byakigejeje byaba byose twakuze arimo politike nzima twiga twese cyane nta privilege wawe nta muntu ureba undi ngo wowe gutya na gutya twese nino bintu najya ntekereza ari ikina na hano najya ngo mbone ndi privilege kurusha ntago birambaho ndizera ko nta handi nawe of course rero ino generation yacu nitwe twagombye ku building nyine ubwo bumwe cyane tukaba abantu bazima batekereza neza ubuzima batekereza neza uko generation zizagenda mwana wanjye ibyo nta ndumva nta mpamvu yo kugira ngo abimenye ibyo bintu ariko histoire igomba kuba ihari ariko nyine akumva yuko nyakumva ko biraho ngo nyine ya ideologie impamvu ndi kubikubwira it's not because I want you to feel superior or inferior urumva ndikubwira ko ari byo byabaye you have to know this story ariko there is nothing behind there's nothing behind amateka agomba kuyamenya ibitabo ari iki nawe ukamwigisha ukagerageza ariko ibyo ndashaka kuvuga nyine point yanjye ari nimba uri tungana cyangwa nkuruta like there is no like you don't have any reason and if you do umenye ko ufite maladie mentale you have a big problem again thank you ku bantu bose guys comment feedback nawe utaha rero muri episode ikurikiraho